azaza agasanga bari maso. Imana iturengere. Hahirwa abantu Yesu azaza agasanga ntabwo igishaniro cyabo cyazimye. Hahirwa abantu Yesu azaza agasanga baracyafite inzira z'igisiyoni mu mitima. Hahirwa abantu Yesu azahagarara ku bicu yahamagara amazina yabo akumvikana. Hahirwa abantu umukwe azaza, harihirwa abantu umukwe azaza agasanga bakimurindiriye. Hahirwa abantu agaragu shebuja azaza agasanga baracyari maso. Imana iturengere. Niki rukavuze? Aravuze ngo kuko azakenyera azabanza agire gute? Ngo azabicaza. Ngo ndababwira ukuri yuko azakenyera, yamara gukenyera akabicaza, ngo yamara no kubicaza akabahereza. Ibi bintu bitatu sinabivuga mu minota mfite, ariko bivuze ngo hari ingororano ku bantu umukwe azaza agasanga bari maso. Ntabwo bizarangira gutyo gusa, bazinjirana nawe mu bukwe kandi ibirori bizakomerezaho. Mbese azicara akenyera abahereze ku ruhisho. Ibyo ni ibintu birebire najyamo mana we tugatinda, ariko ikintu nje kukubwira iki kintu cy'insengero urasabwa kuba maso nubwo urusengero rwanyu baba bararufunze. Kandi mumenye ko bafunze inyubako ariko insengero ni twebwe, ninjye nawe. Bibiliya igiye gusoma ikintu Pawulo yabwiye abantu ngo mumenye yuko turi insengero, turi inyubako, twebwe turi insengero z'umwuka wera uri muri twe. Twe turi insengero. Bafunze amaso ariko ntabwo bafunze insengero. Insengero ni twe. Ba maso, urasabwa kuba maso. Kandi igihe cyose Imana igipimiramo umuntu iyo abyemeye niyo yadushyize ku munzani kugira ngo igusaba kuba maso no mu gihe bimeze bityo. Bivuze ngo iracyari mu kazi ko gukurikirana icyo yavuze. Urasabwa kuba maso, ube maso. Wikishora mu byaha, urasabwa kuba maso. Iyarure, uracyasabwa kuba maso. Ba maso. Ntawamenya igihe azazira. Yaravuze ngo nk'uko umujura atunga. Amahoro y'Imana abane namwe, umugisha Imana itanga ukomeze kubana namwe aho muherereye hose, abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi twongeye kubana n'umuhanuzi w'Imana. Bahanuzi kari kwayura. Tumufatiranyije avuye mu masengesho, umunaniro ni wose. Ariko reka tubanze tumusabire umugisha noneho uyu munsi. Haleluya, nukuri. Yeweka. Uri Imana y'amahoro, ntakibasha kurogoya imigambi yawe. Tugushimiye ko wabanye natwe. Mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye ikaze muri iki kiganiro. Umukozi wawe ubane nawe, abadukurikiye ubaho umugisha mu izina rya Yesu. Icyo twirukanye n'imbaraga z'umwijima, pepo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Turinginga ikirere cy'ijuru cyurukiye kubana natwe. Twamaganya Porone n'ingabo ze zose, ikirere zamura ibendera ry'ubutsinzi ukurikiye iri jambo cyangwa ubu buhanuzi wese agubwe neza kandi bimutere guhindukira mu izina rya Yesu misabye nizeye. Amen. Amavuta misenyo. Kozi Imana uraho neza? Bukomere. Uramahoro. Ewe ndashima Imana. Reka tukwakire. Ese ubona bimeze bite? Twaranya nijana wese sizi kurubaro banabitwara nyine gutya. Mbambona ibintu bimeze neza. Amahoro. Ntangiye nayura abantu bihangane tumaze ibihe dusenga. Yego. Nzari birimo. Ndashima Imana, nsuje inshuti zanjye byose, abantu bankunda mugubwe neza. Nari nkumbuye kwicara. Yo nicano kuri mwafashwe ryari numva mfashijwe. Umuntu mbonye bwa mbere nitwa Sandrine Wihoreye. Yego. Ninjye mwafashwe ryari. Wihoreye Sandrine mwafashwe ryari. Mwararimpaye nanjye simvuga ngo nta wihamagara da. Wihamagara. Ngayo nguko. Turakwakiriye rero tugezeho cy'umwuka yaguhaye ko tugezaho no munsi. Mani guha umugisha uransengeye. Turaza kujya muri Luka niho hantu mbishe mwuka nteretse. Yego. Yababa we, mbega iminsi we, mbega iminsi. Ni iminsi mibi ariko muri byarutse kuri mama ngo uwabatinyutse ibyago byose nasakurikire umwami ngo nta kintu na kimwe cyamurekesha iyo migambi ye myiza, iyo migambi yo kujya mu ijuru. Anyuma nakuze igitero bango mwamujye undindisha umwuka wawe. Nzanye ijambo Imana ishize ku mutima wanjye. Rikubwira ngo ube maso, bamaso mu kazi, bamaso mu rugo, bamaso muri quartier, bamaso muri korari, bamaso mu ivuga butumwa, bamaso mu buhanuzi, bamaso muri ubwo bushoferi, bamaso mu bucuruzi, bamaso ahantu hose ube maso. Ariko ni iki rukavuze? Aravuze ngo tube maso dutegereje kugaruka k'umwami Yesu. Ni Luka ibice 12
umurongo wa 35 niho tugiye kuba twicaye. Haranditse ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. 3:7 niho hantu numvaga nshaka cyane. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Bari maso, ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Imana itugirire neza. Luka ni umwe mu bantu batigeze bagendana na Yesu, ariko bumvishe ibya Yesu nyuma ya Yesu. Ndapfuye. Ni umwe mu bantu batagendanye na Yesu muri za 12 babandi muri 12 disciples, ntago Luka yararimo, ariko nyuma yaho Yesu agendeye Luka nawe yamenye ibye arandika. Imana iturengere. Hanyuma Luka yari umudokiteri kandi nawe wanditse ibyakozwe n'intumwa. Imana itabara. Agiye kwandika aravuga ngo tube maso dutegereje cyangwa se dutegereze kugaruka k'umwami Yesu. Ushobora kubungura icyo ngo Yesu ninde? Yesu ni umwami w'amahoro, ni umwana w'Imana. Ugiye gusoma mu mavanjiri, wasoma muri ba Yesaya, aho ngaho mu bahanuzi bakuru baramuhanuye, mu mavanjiri baramwandika kuko bagendanye nawe. Yesu ni umugabo w'imfura wagendanye n'abantu 12, muri 12 harimo umugambanyi, ntiyamuhita muta ku gasozi. Yesu ni umwami w'amahoro. Ahantu hose yageze barwaye yarakijije, aho yageze bashonje yaragabuye, aho yageze bapfuye yarazuye, aho yageze byabacanze. Mbese sinzi ni umugabo wageraga, ariko yagiye ari umusore, nimvuga ngo umugabo n'icyubahiro muha. Ni umugabo wageraga ahantu hose byacitse akahasiga amahoro. Aherutse kujya mu bwato n'abigishwa, agezemo hagati ngo ibintu birakomera, yabwiye ngo twambuke tujye hakurya. Umuhengeri n'ishuheri biba byinshi mu bwato mu nyanja, ariko ngo bamukangwe yihutira gucyaha Imana turengere. Luka ubwo rero rivugira kuri Yesu. Bya Yesu murabizi yabyinjiyemo gutya biba byakomeye, mba numva nyine nuko nguko mbitwaye. Luka agiye kureba uyu Yesu, ni amagambo Yesu yavuze, arimo avuga ngo ni mube maso. Aravuga ngo ni mube maso. Ni icyo avuze kuri uyu murongo wa 35. Haranditse ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Ahantu wicaye kenyera. Umuntu wese iyo yitegura urugamba yitegurira n'intwaro cyangwa se akitegura ibintu byose ku buryo ateganya ko ku rugamba nta gahunda yo gutsindwa ihari. Yesu aravuze ngo tube maso dutegereje kugaruka, cyangwa se tube maso ngo kandi duhore dukenyeye amatabaza yacu yake. Matayo 25 aherutse kuvuga ku mugani w'abakobwa 10, 5 bari abanyabwenge abandi bari abapfu. Abari maso bakenyeye amatabaza ari tayari. Yesu yaraje cyangwa se umukwe yaraje, bacanye birakunda. Imana turengere. Bivuze ngo hari ingororano ku muntu wese warinze itabaza, hari ingororano ku muntu wese warinze itara cyangwa se itabaza, kubera ko iteka ryose yacanye biraka. Ni iki Luka avuze? Yesu amuvuga, aravuze ngo duhore dukenyeye kandi amatabaza yacu yake. Mama, Yesu aragushaka itabaza ryawe ryaka. Umva nkubwira, ahantu hose ukorera urakenewe, ariko ukenewe itabaza ryawe ryaka. Ni iki nabonye ku rumuri? Urumuri, umwijima uko waba umeze kose utinya umucyo. Igihe cyose umwijima, igihe cyose wamara, amatara ashobora gushira, ashobora kugenda amasaha 3, ariko mu minota 3 urumuri ruje, amatara asubiyeho, umwijima wose umuntu arawushaka akawubura. Hari imbaraga ziba mu rumuri, hari imbaraga ziba mu itabaza, hari imbaraga ziba mu mucyo. Imana iturengere. Si ibyo nje kuvugaho, ariko umwuka numvishe mwe ngo nkubwire ngo ba maso kandi uhora ukenyeye, hora witeguye ko isaha n'isaha hari ikintu cyabaho. Imana iturengere. Hanyuma 3:6 haranditse ngo mumere nk'abantu bategereza shebuja ahagarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Ariko 3:7 hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Imana iturengere. Hahirwa abantu Yesu azaza agasanga ntabwo igishaniro cyabo cyazimye. Hahirwa abantu Yesu azaza agasanga baracyafite inzira z'igisiyoni mu mitima. Hahirwa abantu Yesu azahagarara ku bicu yahamagara amazina yabo akumvikana. Hahirwa abantu umukwe azaza, harihirwa abantu umukwe azaza agasanga bakimurindiriye. Hahirwa abantu agaragu shebuja azaza agasanga baracyari maso. Imana iturengere. Ni iki Luka avuze? Aravuze ngo kuko azakenyera azabanza agire gute? Ngo azabicaza. Ngo ndababwira ukuri yuko azakenyera, yamara gukenyera akabicaza, ngo yamara no kubicaza akabahereza. Ibi bintu bitatu sinabivugaho mu minota mfite, ariko bivuze ngo hari ingororano ku bantu. Umukwe azaza agasanga bari maso. Ntabwo bizarangira gutyo gusa, bazinjirana nawe mu bukwe kandi ibirori bizakomerezaho. Mbese azicara akenyera abahereze ku ruhisho. Ibyo ni ibintu birebire najyamo mana we tugatinda, ariko ikintu nje kukubwira ni iki? Ni ukuba maso.
bamaso mu kazi ukora, bamaso muri karitsiye, bamaso mu baturanyi, bamaso aho uhahira, bamaso. Iyo umuntu apfuye ntago agaruka, iyo umuntu agiye ntagaruka, iyo urupfu ruje cyangwa se iyo ubuzima bw'umuntu burangiye, hirya y'ubwo buzima haba hari ikindi kintu kindi gihari tutari twabonesha amaso ariko gihari. Ni byiza kuba muri ubu buzima ariko witegura n'ubundi uzabamo nyuma y'ubu buzima. Muri ibyo byose Umwuka Wera ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Rukaravuze Yesu amuvugiyemo cyangwa se avuze ku magambo Yesu yavuze, aravuze ngo hahirwa umugaragu Yesu azaza agasanga hari maso. Bivuze ngo urasabwa kuba maso. Bamaso mu bana, bamaso mu muhamagaro wawe. Ubu dufite abantu bahamagaye batera agati mu ryinyo, yaherutse yumva ijwi rimuhamagara ko iby'umuhamagaro ntiyabyitaho. Ariko Bibiliya iravuze ngo bamaso utegereje kugaruka kw'iki? Ku mwami Yesu. Bivuze ngo uyu mugabo uko yagiye niko azagaruka. Ahantu yahagaze avuga ngo ni nawe wabyivuye ngo uko mumbonye ngiye ni nako nzagaruka. Uyu mugabo ubwe yarivuye ngo uko mumbonye, ngo bakimutumbiriye kuri Rayono, ngo bakiri kumwitegereza ngo babona arengeye mu bicu hara hejuru. Aho yarengeye niho azongera akarengurika agaruka. Bana we, uko yagiye niko azagaruka. Yasize avuze ngo mbasigiye amahoro, n'ubundi naramukaje azaza mu mahoro, ariko naza azaca amateka. Maze iminsi nihanye kuvugira indimi kuri kamera kubera ko turazivuga ngo bamwe bakanazigana bataranazihawe. Nsigaye numva zije nkumva ndacecetse, ariko tube maso dutegereje kugaruka ku mwami Yesu. Bamaso. Abantu benshi baritwaje insengero iki kintu cy'insengero. Urasabwa kuba maso nubwo urusengero rwanyu baba bararufunze, kandi mumenye ko bafunze inyubako ariko insengero ni twebwe, ninjye nawe. Bibiliya igiye gusoma ikintu Pawulo yabwiye abantu ngo mumenye yuko turi insengero, turi inyubako, twebwe turi insengero z'Umwuka Wera uri muri twe. Twe turi insengero. Bafunze amaso ariko ntabwo bafunze insengero. Insengero ni twe. Bamaso, urasabwa kuba maso. Kandi igihe cyose Imana igipimiramo umuntu yabyemeye niyo yadushyize ku munzani kugira ngo igusaba kuba maso no mu gihe bimeze bityo. Bivuze ngo iracyari mu kazi ko gukurikirana icyo yavuze. Urasabwa kuba maso, ube maso. Wikishora mu byaha, urasabwa kuba maso. Iyarure, uracyasabwa kuba maso. Bamaso. Ntawamenya igihe azazira. Yaravuze ngo nk'uko umujura atungura umuntu, ngo niko nawe azatungurana. Kandi Yesu ariseriye, ibaza umuntu wigereranyije n'igisambo. Aravuga ati kuko igisambo kiramutse kije kugutera kikavuga ngo pasi ngo nzagutera, warara udasinziriye. Ariko igisambo kijya kirindira abantu bashyizweyo basinziriye bagonnye, kigahita cyataka. Yesu nawe rero ari kureba ibintu biri gutuma abantu bagona. Insengero zirafunze, abantu ubusambanyi ni bwinshi, ubutinganyi buragwiriye, ubuhemu, ubugambanyi. Nawe ari kureba ibintu bitumye abantu bahunikira. Nyamara iyo mbirebye mu isi y'umwuka mbona Yesu araje, mbona Yesu aje, mbigereranya nk'aho aje. Imana ikwambikira imbaraga ahantu uri, ariko ikintu Umwuka yarantumye ni iki? Yongeye kuguhitura ngo ube maso. Bamaso, uri mu cyaro, bamaso. Uri umuhinzi, bamaso. Bamaso, uri umucuruzi, bamaso. Bamaso, niba uri umumotari, bamaso. Uri umushoferi, bamaso. Urasabwa kuba maso kubera ko Yesu naza, murabibabwira, azasanga hari abantu bakinanganitse ku mapoto barimo barakurikirana iby'izi nsinga ziri hano hejuru. Naza azasanga hari abapilote bari mu ndege bari kuva Dubai cyangwa bari kuva Qatar cyangwa bari kuva hirya Nairobi. Azaza hari abantu bari kuva US bari hehe bari muri Rwanda, ariko urabwiwe ngo bamaso utegereje kugaruka k'umwami Yesu. Yesu abaho umugisha, Yesu abagirire neza. Narimba kumbuye numvaga ari iryo jambo mfite, kandi nukuri n'ujye ubona ufashijwe ujye uturisharinga uhereze no muri group ubamo. Ubundi ubwo mwe mwafashwe ryari kandi nk'ibyo byose mwagiye mutanga n'ubutumwa bwiza bukagera ku bantu. We umuntu abigizambaga warigizamba ku butumwa bwiza. Ohereza iyo link dufatanye ubutumwa. Icyo nshaka n'ukwicara hano, ariko nawe icyo kanda go usharing bigutwaye cyangwa posting uri umuntu, ngo niko nawe azatungurana. Kandi Yesu ariseriye, ibaza umuntu wigereranyije n'igisambo. Aravuga ati kuko igisambo kiramutse kije kugutera kikavuga ngo pasi ngo nzagutera, warara udasinziriye. Ariko igisambo kijya kirindira abantu bashyizweyo basinziriye bagonnye, kigahita cyataka. Yesu nawe rero ari kureba ibintu biri gutuma abantu bagona. Insengero zirafunze, abantu ubusambanyi ni bwinshi, ubutinganyi buragwiriye, ubuhemu, ubugambanyi. Nawe ari kureba ibintu bitumye abantu bahunikira. Nyamara iyo mbirebye mu isi y'umwuka mbona Yesu araje, mbona Yesu aje, mbigereranya nk'aho aje. Imana ikwambikira imbaraga ahantu uri, ariko ikintu Umwuka yarantumye ni iki? Yongeye kuguhitura ngo ube maso. Bamaso, uri mu cyaro, bamaso. Uri umuhinzi, bamaso. Bamaso, uri umucuruzi, bamaso. Niba uri umumotari, bamaso. Uri umushoferi, bamaso. Urasabwa kuba maso kubera ko Yesu naza
mpora mbibabwira, azasanga hari abantu bakindanganitse ku mapoto barimo barakurikirana iby'izi nsinga ziri hano hejuru. Naza azasanga hari abapilote bari mu ndege bari kuva Dubai cyangwa bari kuva Qatar cyangwa bari kuva hano hirya Nairobi. Azaza hari abantu bari kuva US bari hehe bari muri Rwanda, ariko urabwiwe ngo bamaso utegereje kugaruka k'umwami Yesu. Yesu abaho umugisha, Yesu abagirire neza. Nari mbakumbuye, numvaga ari iryo jambo mfite, kandi ni ukuri n'ujye ubona ufashijwe ujye uturisharinga ngo uhereze no muri groupe ubamo. Ubundi ubwo mwe mwafashwe ryari kandi nk'ibyo byose mwagiye mutanga n'ubutumwa bwiza bukagera ku bantu, we umuntu abigisambaga warigisambaga ku butumwa bwiza. Ohereza iyo link dufatanye ubutumwa. Icyo nshaka no kwicara hano, ariko nawe icyo ushoboye kanda ngo usharing bigutwaye cyangwa posting abantu bumva ijambo ry'Imana. Yesu abaho umugisha, ndumva mbasengeye ngo mube maso. Natangiye ikiganiro bansengeye, ndaza kuza no gusaba kugira ngo pasi ni umukozi w'Imana ashaka mutazajya mumwumvira inyuma ya kamera. Basengiye kuguha uburenganzira usengera umuntu wadukurikije ushaka kuba maso. Gibuze umusenyeho mu masegonda kw'Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana y'amahoro, urakiranuka, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Mukozi wawe muhereza umugisha, umwagurire izo waguriye ya bese. Abari badukurikiye tubasabiye umugisha mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo Mwami Imana uduhe guhindukira, tube maso, kuko tutazi umunsi n'isaha uzazira. Kandi ijambo ryawe rimbwira neza, ngo uzaza umugore aryamanye n'umugabo, umwe ntamenye igihe undi yagendeye. Ndasenze rero ngo uduhe kugutegereza, twanga icyaha n'igisa nacyo, kuko nyine utari waza urupfu rwaza. Ngaho hereza umugisha abantu bawe, abari badukurikiye bari hirya no hino, basabiye umugisha, ubahe guhindukira. Abari badukurikiye barwaye, bahereze gukira mu izina rya Yesu. Uburwayi buhunge, bari badukurikiye bashonje, nirukana inzara ku buzima bwabo, bari badukurikiye uzi uko bagenza. Ndasenze ngo bacire mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho komeza kubana natwe, kandi yaguruye hereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom, 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 shalom.